ako nye Dorcas akambwira saha ndabitega amaso ngiye nkambwira ati buni narabeshushubikanyije ndavuga ati tuve none se umugabo we muri anniversaire ya Irene yarahari yarahari na nive ya Irene yarahari gusa nyine twebwe twaje imbere nge na Dorcas Vestina we twamubonye aje nyine ari kumwe nyuma n'umuriya mugabo n'uriya mufiance we mwebwe mwahageze mbere bo baza nyuma ubu nge narinzi icyo gihe yuko bagiye guterera Vestina mbona ntibibaye nyine ubona na anniversaire yego njye naho ngiye ikintu nshaka kumenya nyine ukuntu nyine yabibabwiye iwanyu papa na mama ukuntu babyakiriye ababwira ko afite umukunzi cyangwa afite umugabo benda kubana. Kuba yarabivuze gutya nyine byaradushimishije Dorcas nawe biramushimisha nanjye biranshimisha ndetse na mukuru wacu wundi mukuru nawe biramushimisha. Mama nyine niwe nshaka kumenya. Na mama byaramushimishije. Avuga ngo iki? Aravuga ati umukwe nyine umukwe. Ntabwo yigeze avuga ngo umukwe mumunzanire. Yamva yaraje baraganira haba ikirori mu rugo baramenyana ako gusa nyine ahantu byatugoreye ni igihe bavugaga ko bagiye gusezerana hano mu Rwanda bakajya kubana Burkina Faso. Icyo gihe byatugoye nyine cyane kubyumva na Dorcas biramugora na mama nicyo nyine badashaka. Ni kuvuga ngo Vestina ubu bagiye gukora ubukwe bahite bajya kubana hanze. Yego shuwa yego none ubwo amaherezo nifuza kubwira Vestina mu karirimbo gato ngiye kuririmba ako ko kamuhe ubusa amatajya amatera agahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe iye ni mumumurize bakobwa iye ni mumumurize babyeyi barakundanaga ngo numbaze yamenyanye gute na Vestina abantu bahurira icyo nzi nyine byo nagutangariza icyo nzi nuko bamenyanye akiga mu wa 5 secondaire nibwo bamenyanye. Yego uriya mugabo ariko unyihanganire ntibikubabaza nibiri kuvugwa nyine akariho karavugwa sibyo bavuga ko ngafite imyaka 42 yamenyanye na Vestina naringiye kuvuga ngo na Dorcas na Vestina yamenyanye na Vestina yiga senior 5 harya Vestina arangije ryarira 2024 uriya mwaka washize nibwo yarangije. Yego baramenyanye baranakundana ariko ubwo icyo gihe nyine barakundanaga. Ntago nyenye ninjira hagati yabo nakubwiye hari ibyo ntagomba kuvuga hari nibyo mba nazi. Oya niba bakoze umurenge barakundanaga mwana. Neza bakundanye banyirwa nuko nawe nabibona. Rero ikintu nza kuza kukubaza kandi umbwiza ukuri. Ndakubwiza ukuri. Sibyo? Wenda kuba barakundanye byo wanze kubitubwira. Bapanze umurenge ryari? Cyangwa se bapantu benshi bari kuvuga ngo Irene ngakoza amakosa ngo kuba atajyanye atarongoye ngo nka cya Vestina sha ngubundi akagombye muri bara abakobwa kurongora mu none se kajyanye umwe ko bajyanye umwe bajyanye bose mu rugo dufite abageni benshi abageni baracyahari Dorcas naho yagiye oya numwe kasha makotero muradakayi kumbi kiracyana ngo ni Vestina wajya ni Dorcas nacazaje kubita magwe oya Vestina ni bamurongore niba kuko Irene atazakora ikosa muri bana bana ntihaburemo umugeni Ako mu muryango barahari ngenda hari kandi Vestina aracyari kategori bari barimo sibyo ikindi kandi nyine
muri uko gupanga ku bana Vestina bagisoza bari banzi ko umurenge bari bawushyize kuri 13 ML napanga yuko bawushyira kuri 14 kubera ko kuri 13 Hello guys, nitwa Babi Gikomango mu Muyahudi Oceanara na mwegeye Made in Rwanda bisu Bushinwa Papa Kibwa. Iyi ni Impano Online TV bagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Nitwe twonyine dufite ubushobozi bwo kuba twakingura amarido mukabasha kwibonera ibintu byiza kandi bigiye bitandukanye. Reka mbashimire rero kubw'umwanya wanyu, iyo muri gukanda subscribe ndabibona neza nabikunda cyane. Mwana tera comment noneho bikaba karusho. Yo murayikinze noneho mubihuhuye. Murabihebu amakuru ari Nyarugenge mwabari bateye ubwoba. Ubundi iyi niyo nkuru ya mbere niboneye imbona nkubone nge no kwikorera na undi mu YouTube kuri inosi. Si ibyo wendirene kwa ko we afite ubushobozi bwo kumenyana n'ira miryango no kuba bakorana. Ni wenyine ushobora kwicaza umuvane wo kwa Dorcas na Vestina aho yitubima kubisike umutwe. Yego reka bashimire rero kubera umwanya wanyu. Ikindi ndakwakire mu kiganiro cyacu ahangamba ni mu misanzu ko ndi wanjye. Baravuga ngo inkoko iri iwabishondo umukara. Inkoko iri iwabishondo. Sasa rero urumva byagoranye pe kugufatisha kuko ubwa mbere mvuga navuganye na mama wanyu urumva ndamubwira ati mubyeyi wo kabyarawe urumva ati Vestina bamurongoye koko cyangwa ni inkuru ya fake twabonye urumva uzi ibintu yambwiye guzadusure mu rugo akindi ndongera mamagara Vestina yanga kwitaba amwandikira ubutumwa bugufi ndamwibwira niba atanamenye ndavuga ati ni Babu nifuzaga ko twaganira sinzi niba wanyemerera ukabona akanya. Yanyandikiye ngo ari bizeho bitewe wenda n'ibintu runaka ntabwo byahita bikunda akakanya tuzashaka undi mwanya. Icyo nacyo ni cyiza. We rero twagize no gukora naho narifite nimero zawe. We narwo nanagutekereje burya. Nagutekereje ari uko mbona byanyobeye byananiye kubavugisha. So rero nibwo nakuvugishije nabyo biragorana kubera ibindi bintu wari uri mu zindi gahunda. Biragorana cyane pe. Byagoranye pe kugira ngo ube wicaye hano ku Impano Online TV. Banyarwanda reka njye mbabwiza ukuri kugira ngo mbazanire show mbazanira amakuru mbese mbahereze ibintu byiza byose mwifuza. Mba navunitse kugira ngo namwe mbateteshe nanjye yo mwakaze subscribe mukanatera na comment na like mpita nanjye noneho mvuga ngo mwanete muranetesha mu buryo buteye ubwoba ngenda gake. So nubwo wanyemera yuko uza ngo dukorane ikiganiro wansabye yuko ntarengera mu byo ndibuze kukubaza. Hari ibyo ngo utemerewe kuba wavuga urumva bigomba gutangazwa na banyirubwite ariko kubera yuko muvukana ndetse niyo nkuri kabiri hanze turayihushuraho utubwira utuntu two mu ncamake niho twaba ari duke ariko ututubwire pe ndakwinginze umfashe ugire utwutubwira sibyo nanjye ntabwo ndakubaza ndengereye amakuru ni meza. Mbere yuko dutangira n'ikiganiro banza dushyirireho akaririmbo kabisa. Karirimbo ubundi witwa ndubundi kwa rukuntu ujya wivuga. Ngiye kuba tanzi ndi nore taranataye nkataza kurikira injonye yatajumwa amaboko umukinzi cyangwa ikinga n'icyaga inkera y'ubanza rwa Gasabo abo musizi usiganye basigana susurutse ngombwira igisigo Sonia nkaba muri umuntu wa Vestina Dorcas. Yego ese ubundi njyewe wundi hari ikintu nabonye urumva kiranantangaza sibyo ariko banza udushyire akaririmbo ndaza mite nkivuga.
ibikomere byarampindanyije, amaraso yawe arantunganya, ndakwizeye mbona kuri muganga, nsanze ntaribeshye, wabumbuye akanwa kawe, uvuga ijambo rifite ubukana, rikangaranya hareba umwijima, barakangarana mbonye mu maso hawe, umuco wawe urandasira, kuvuga intambwe zanjye zabonye aho zikwiye guca, mbonye mu maso hawe, umuco wawe urandasira, kuvuga intambwe zanjye zabonye aho zikwiye guca, sinsiba kumva ijwi ryawe rikunda kunyongorera, rinyemeza gushibuka nubwo ndi igiti cyatemwe, sinsiba kumva ijwi ryawe rikunda kunyongorera, rinyemeza gushibuka nubwo ndi igiti cyatemwe, gusa ndabibona, gusa humura, njye uzakomora, nzakomora nubwo utonekara. Komeza. Nubwo utonekara, sinzi uko ubigenza, ng'inama zingambanira uziremuze, sinzi uko wabigenje, ngo urupfu rwa Lazaro ruhinduke sibyo, mfite impamvu nyinshi zituma nkwizera. wow. Witwa Igisigo Vestina Sonia. Rero nuza no gutungurwa na Vestina mwise Dorcas. Umbabarire pe. Rero ikintu ntarinzi, ntabwo narinzi ko Vestina yitwa Ishimwe Vestina. Uririmbana na Dorcas. Ntabyo narinzi. Ubwo ntabwo waba uzi yuko, ntabwo wari uzi yuko Vestina mwita Ishimwe na Kamikazi Dorcas na Igisigo Sonia. Ni ukuvuga ngo imfura yawe ubwo ni mukuru wawe, harya ubwo ni mukuru wawe, ubwo uwo nkurikira ni Dorcas. ni ukurikira. Uwo Dorcas akurikira, uwo Dorcas akurikira ni Vestina. ni Vestina. Vestina yitwa Ishimwe. Dorcas. Oya, Ishimwe Vestina. Yitwa Ishimwe Vestina. Hama Dorcas Kamikazi yitwa Kamikazi Dorcas. yego. Abantu rero batanabizi, urumva batazi gutandukanya Dorcas na Vestina. Dorcas ni umujya gusa mu gikarukuntu, niwe? Oya, Dorcas no wundi ujya gusama inzobe. Yego. Vestina ni wandi ufitemo igikara mukuntu. Ubwo ni imibiri yombi ariko ajya kwirabura mukuntu. Yego. Nahise nsobanukirwa ahangaha. Rega sibye nanjye n'undi muntu byamucanga. Yego. Ubundi umukwe ameze ati, kubera yuko ndaza kuza kugendera ku nkuru nabonye, ni igihe cyayitangaje bwa mbere gitangaza ko ngo Vestina ngo yaba yamanitse nshakwaha. Nibyo? Yego, nibyo ntaho kubeshya. Ibyo byo nibyo. Nibyo. Yego. Ni ukuvuga ngo yagiye mu murenge koko. Yawugiyemo. Ikinyinya. Aha. Ikintu ndi kuza kwibaza ahangaha sibyo, kandi umbwiza ukuri. Yego. Ubundi Vestina n'uriya mugabo ngo niba ari protocole, niba ari nde? Idrissa. Utinyangora amakosa mvuga umukwe mu izina. Babwita nde? Ubundi se wo mwitane? Mwita muramu wanjye. Muramu wawe? Yego. Ntago wamuhamagara mu izina se? Oya, nta muntu wemerewe kwitwa nyine guhamagara umukwe mu izina cyangwa kumuvuga mu izina. Kwiki njyewe icyo narinzi ni sobukwe ngo navuga sobukwe mu izina na nyirabukwe se. Menya na nyirabukwe nawe wemerewe kumuvuga mu izina. Urumva? Ariko ntabwo narinzi ko ngo umukwe nawe bitemewe kumuvuga mu izina. Ntabwo wamuvuga cyane imbere y'ahantu, bino biba bigera kure. Yego. Ariko njyewe ndabyemerewe. Nta kibazo, wowe bikora uko ubishaka. Okay, ndaza kumwita harya ni umunyapolitikani ava he?
Burkina Faso. Burkina Faso Yego. niho avuka. Oya. Afite ubwenegihugu bwo mu Rwanda ariko ubwo yavukiye mu Rwanda nyine. Ariko n'ubwa Burkina Faso nabwo arabufite sibyo. Ariko nyine ibikorwa bye niho bibarizwa, niyo mpamvu bavuga ngo ni mu diaspora. Yego. Ntago aba hano mu Rwanda. Yego. Nayo ni amakuru ugenda gakeya. Amakuru manya afite ku gihe, ayo n'ayandi makuru banyarwanda. Yego. Kumbi we ubutunzi bwe bwibera muri icyo gihugu. We business n'ibyo akora byose ariko we Nafasa akaba avuka mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko hose ibihugu byose bibuka ari bibiri afite ubwene gihugu. Yamenyanye gute na Vestine? Abantu bahurira icyo nzi nyine byo nagutangariza. Icyo nzi nuko bamenyanye akiga senior 5 akiga mu wa 5 secondaire. Ubwo bamenyanye? Ego. Uriya mugabo ariko unyihanganire ntibikubabaza. Nibiri kuvugwa nyine kariho karavugwa. Sibyo? Bavuga ko ngafite imyaka 42. Yamenyanye na Vestina, naringiye kuvuga ngo na Dorcas na Vestina. Yamenyanye na Vestina yiga senior 5. Senior 5. Harya Vestina arangije ryarira 2024 uriya mwaka washize. Yego. Nibwo yarangije. Yego. Baramenyanye baranakundana, ariko ubwo icyo gihe nyine barakundanaga. Ntago nyenye ninjira hagati yabo, nakubwiye hari ibyo ntagomba kuvuga, hari n'ibyo mba nazi. Oya niba bakoze umurenge barakundanaga mwana. Neza bakundanye. Banyirwa nuko nawe nabibonye. Rero ikintu nza kuza kukubaza kandi umbwiza ukuri. Ndakubwiza ukuri. Barakundanaga. Ngo numbaze kategori bari barimo, sibyo? Ikindi kandi nyine muri uko gupanga ku bana Vestina bagisoza bari banzi ko umurenge bari bawushyize kuri 13. ML napanga yuko bawushyira kuri 14 kubera ko kuri 13 mu rukiko hari abasezeranira, hari abantu. Ubwo ni ku murenge, ntago ari mu rukiko. Hari ubwo ni mu rukiko ra? Oya ni ku murenge. Ku murenge. Ku murenge. Hari hase nyine harahiye abantu benshi. Buretse gato ndagufasha. Ahangaho ho ndajya ngenda ngufasha. Kereka ntabakuriza imbuga nkoranyambaga. Nukuvuga ngo nkuko nabihamije ubundi umurenge wari kuba tariki 13. Urumva Irene amenya makuru ko itangazamakuru n'abandi bantu icyo gihe bazaharahirira ari abaturage benshi, amakuru azamenyekana. Yego. Urumva? Yego. Irene ngabyimura tariki 14. Nibyo? Nibyo. Yego. Ubundi kugira ngo ayimure izo tariki byagenze ryari, yazimuye ryari? Yararebye nyine abona ha. Mbese ni umupangira ubukwe? Oya. Ntago ibyo ngiye nemerewe kubyinjiramo. Ntago ari umupangira ubukwe se? Ntago mbizi ibyo byo nibaza gukora ikiganiro nawe uzabibariza. Icyo nzi nakubwira nuko nyine kuri 13 hari abantu benshi barahiye bagiye basezeranye. Ariko ubwo no gusezerana nabyo cyangwa no guca mu murenge. No kwego ntacyo bari buca mu murenge. Banga kubikora mu kavuyo kuko nta muntu bashaka ko afata ama video nyine ibiki byose. Ni foto mwana. Ni foto ntago yemewe. Oya. Yego. No mu miryango ubwo ntago kubibwirana byemewe se? Oya biremewe ubwo mu miryango nyine. Mu miryango biremewe ariko gutya nyine bo hanze wapi. Yego bira bintu biranabanga mukabona abanyamakuru bose n'amafoto ahantu hose y'ubukwe. Bikababuza kugenda n'umugabo we bagenda bafotora. Mbwiza ukuri cagahigo. Koko uyu mugabo arakuze uko wamubonye cyangwa se uwo musore arakuze nk'uko wamubonye? Ndafite imyaka 42. Babaza Vestina kuko ari amaso y'abantu nagareba kimwe. Aya makuru yo mbabariro yagira impamo. Ahangaha pe wenda nushaka ari nayo yonyine wivugira. Koko umugabo warongoye Vestina ni umugabo nyine ni umusaza nkuko babivuga. Bari kuvuga ko ngakuze gafite imyaka 42. Urumva? Mbabarira ahangaha akantu kagira kirya. Uko umubona wenda ntewe mubajije imyaka. Ariko wenda ura nayizi kora ko nta kuntu baba batare nayibabwiye. Nyeke nababwira.
amaso y'abantu areba bitandukanye. Yego. Ese ubu ntushobora kubona ukagukekera indi myaka? Oya njye ndakuze. Nyine wowe urakuze, ese ubu wabona ese ubu nahakana ko nshaje. Ubu urabona nabihakana ibyo bintu koko. Iby'imyaka byose nakubeshya sinanamubeshyera. Uko mbona nyine nta basore bagiye gushaka nk'abandi nyine. Yego. Ariko arakuze cyane ku buryo asobanukiwe ibijyanye n'umurenge. Nicura mwana w'umukobwa uzi kuririmbagira ijwi ryihariye mana we. Yewe we. Mbega umugabo ujyanye umugore. Ubundi abantu benshi bari kuvuga ngo Irene ngakoza amakosa ngo kuba atajyanye atarongoye ngo nka cya Vestina sha. Ubundi yakagombye muri bari abakobwa kurongora mu mba. None se kajyanye umwe ko bajyanye umwe bajyanye bose. Mu rugo dufite abageni benshi. Abageni baracyahari. Dorcas naho yagiye. Oya numwe. Kasha makotero muradekayi. Kumbi kiracyana ngo ni Vestina honya ni Dorcas. Nacyo azagikubita magwe. Oya Vestina ni bamurongora. Niba kuko Irene atazakora ikosa muri bari abana ntihaburemo umugeni. Ako mu muryango barahari ngenda hari kandi Vestina aracyari na mutoya. Kuri mutoya. Urabona Irene yakwemera. Ariko nuriya nawe ubundi se Dorcas afite imyaka ingahe? Dorcas nazo zamubaza. None se kuyivuga nacyo ni ikibazo. Nacyo ni ikibazo. Watari we yivugiye. Ntako na. Nise ko Vestina twayimenye ko ari 22. Ni 22 ubwo nyine mubare mukoresha amakarikireta. Akoro nawe nta makuru uri kugenda utangaza pe. Habe na gake. Rega nawe biba bibi. Kuvuga amakuru n'imyaka nta kintu tumariye pe. Niba utari kugenda utunyurizamo n'utuntu nta kintu uri kutumarira. Bas umbwire ese Vestina aza kubabwira ngo afite umukunzi cyangwa afite umugabo yabibabwiye gute, mwabyakiriye gute, papa na mama babyakiriye gute, ese mwebwe mwari musanzwe byibuze umukunzi we mumuzi nk'abavandimwe? Nicyo kintu ngewe nshaka ko umbwira. Wari mwari musanzwe mumuzi nyine? Yego nyine umukunzi we twari dusanzwe tumuzi. Ko yazaga no mu rugo akanadusohokana, ariko nyine mama na papa ntabwo barimo bamuzi. Ubwo igihe ubwo ariko ibyo by'ubukwe bwo no kubana na fiancé we yabitubwiye igihe yari twari tuvuye kumerekeza avuye gutora diplome ku ishuri. Nimugora nibwo yatwicaje nyine aratubwira bwakashara no kuzana umukunzi we mu rugo. Wiki? Ariko nyine nanone bakimbwira ngo tuzajya muri anive ya Irene. Irene. Ubwo muri anniversaire ya Irene. Yego. Ngiye nari nzi yuko bari bumutere rivi. Nicyo kintu cyari kindi mu mutwe. Bari buterere indivi. Vestina. No kuvuga ibirori byo kwizihiza ubwo ni ibirori byo kwizihiza imyaka ya Irene. Ubwo mwebwe mwari muzi ko ari bwo? Nari nzi ko ari bwo bari bumutere rivi. Mbwira n'urwo rugendo rero ukuntu byagenze. Ubwo nyine Vestina naramubwiye ndamututira nyine umwereka imyenda yambara uko ngiye nari nzi yuko wenda ari bumutere rivi. Na Dorcas nganyambwa ataha byihorere wowe ahubwo ntago uzi ukiri ubu. Dorcas se wakavuga ngo iki? Nako Vestina akavuga ati bibaye bihari nakabaye nabibwiye umuryango namwe nabibabwiye uko ari ubuntere rivi. Ako nye Dorcas akambwa saha ndabitega amaso ngiye nkambwa ati buni narabeshushubikanyije ndavuga ati uve. None se umugabo we muri anniversaire ya Irene yarahari? Yarahari. Na anniversaire ya Irene yarahari gusa nyine twebwe twaje imbere nge na Dorcas. Vestina we twamubonye aje nyine ari kumwe nyuma n'umuriya mugabo n'uriya fiancé we. Mwebwe mwahageze mbere bo baza nyuma. Ubu nge nari nzi icyo gihe yuko bagiye guterera Vestina.
mbona ntibibaye nyine. ubona na anniversaire. Yego. Njya naho ngiye ikintu nshaka kumenya nyine ukuntu nyine yabibabwiye iwanyu papa na mama ukuntu babyakiriye, ababwira ko afite umukunzi cyangwa afite umugabo benda kubana. Okay, kuba yarabivuze gutya nyine byaradushimishije. Dorcas nawe biramushimisha, nanjye biranshimisha, ndetse na mukuru wacu wundi mukuru nawe biramushimisha. Mama nyine niwe nshaka kumenya. Na mama byaramushimishije. Avuga ngo iki? Aravuga ati umukwe nyine umukwe. Ntabwo yigeze avuga ngo umukwe mumunzanire. Yamva yaraje baraganira, haba ikirori mu rugo baramenyana. Ako gusa nyine ahantu byatugoreye ni igihe bavugaga ko bagiye gusezerana hano mu Rwanda bakajya kubana Burkina Faso. Icyo gihe byatugoye nyine cyane kubyumva, na Dorcas biramugora na mama. Nicyo nyine badashaka. Ni ukuvuga ngo Vestina ubu bagiye gukora ubukwe bahita bajya kubana hanze. Yego. Shuwa? Yego. None ubwo amaherezo ubwo Dorcas sibwo umuziki azahita wikorana. Nicyo ngewe nshaka kumenya ubu ngubu aka kanya. Dorcas nawe arimo arambwira ati mubane, kuko uwo mugabo nyine ashobora kuba afite naho kuba hariya mu Nsheza hariya ku Ruyenzi. Aravuga ati wenda mube na hariya cyangwa mushake n'ahandi muba ariko mutavuye mu gihugu. Nyine Dorcas we ntago arabyakira ko wenda ibyo byaramugoye kuba nyine agiye kuzajya amara igihe kinini ajya kwitoza no mu ma practice wenyine. Ubwo umuziki none se Irene we nyine arabizi? Irene ibyo byose arabizi kuko bajya no kuvuga byo guca mu murenge. Nawe wahinduje amatariki abivana ku itariki 14 abijyana kuri 14. Ubwo mva ko Irene yari abizi nawe kuko none se Irene aziranye n'uwo mugabo wa Vestina? Baraziranye kuko na mbere niba umuntu batari baziranye ku yaba yaraje muri anniversaire. Baraziranye? Bari baziranye badusohokana ibyo. Okay. Noneho bimwe byo kuvuga ko Irene azarongora sorry ibyo nabyo nanjye narinzanye byo ntago ari byo. Ahubwo icyo nshaka kumenya, none se ubu kariyeri se yabigiye kurangira, ariko none se ubwo iwanyu se byo barabyishimiye barabyemera yuko byibuze yakora ubukwe akagenda akajya kuba hanze? Oya, mu rugo birimo birabagora cyane nyine kumva gukora ubukwe ntacyo bitwaye, ariko ikintu kirimo kiratugora no kumva ko azahita ajya mu kindi gihugu nyine akajya kubayo cyane. Nyine ibyo bintu birimo biratugora cyane. Yes. Ibyo kuva se ngakuze ariko ngafite amafaranga. Ngafite amafaranga. Mugabo se cyangwa byaterwa ko sinzi wenda account ye. Ariko ngo mujya ku murenge ngo mwese ngo mwari muherekejwe n'amabonsa ngo n'abantu bagiye babivuga simbizi ngewe niba ari byo. Irene ubwe yakodesheje amabonsa, nta muntu yashaka ko afata ifoto n'imwe, ariko nyine nabira bintu by'itangazamakuru byo guhura nyine nibyo bangaga, nta bindi bintu birenzeho bashakaga yuko nyine bangaga. Nagaru uko byari bisebetse biri, ariko bira bintu nyine by'itangazamakuru nibyo bangaga ko riza gufata amafoto se. Yego. Ubwo se Irene ibi yaba yarabyanze abona ko byamugusha mu gihombora? Ntago mbizi, nawe mwazamubaza. Kare na mama gayanga kumfata. Yego. Na mama gayanga kumfata bura Morodekayi waruzi ko ndi kuri kamera koko. Ariko ibi byo urumva ni amakuru meza, ni ibintu umuntu akwiye kwishimira, ariko abantu benshi bakaba bakomeje kugenda bavuga ngo Vestina ntago yagagombye gufata uramwanzuro, ni mutoya, ngo ni wabo kuba baramwemereye yuko ngo yakora ngo ubwo bukwe akaba yashyingiranwa n'umugabo byemewe n'amategeko, ngo ntago uko agaragara nyine ngo ni mutoya. Vestina ntago ari mutoya. Umuntu ubasha gupanga igitekerezo cyo gukora ubukwe no kubana n'umuntu ntago ari umuntu mutoya, kandi nuko mwagiye mubyumva wenda mu ma interview ye umvishe ko aturusha ibitekerezo bitewe n'ukuntu asubiza mukuru kuri twe, yaba mu bisubiza atanga muri interview ni mukuru kuri twe. Yewe undi nari nzi ko ahubwo Dorcas avukana na Vestina, ngiye nari nzi ko ari impanga, ni izina ry'Imana.
aya ntago ari impanga barakurikirana nyine nawe nkaza mbakurikiye. Yego ongera udushyirireho akaririmbo ariko hari ikintu utambwiye kabisa. Iki umugabo ni umukire aranashaje koko. oya cyo nzi cyo wenda amafaranga niba arahari ariko kuba ashaje ubwo nta kintu nabitangazaho. ariko wenda ako kantu wenda ariko kamenere niba bishoboka, niba biragukundira. Irene na Dorcas baba bari mu rukundo? Oya nta kintu mbizeho ariko icyo mbona cyo nyine uko tubanye nta rukundo rurenze, ni rwa rukundo rusanzwe nyine rw'abantu bakorana. Cyaba bakorana cyaba bameze nkaho ari umuryango bari bakuri hafi. Yego abantu mbabara wongera udushyirireho akaririmbo. Sinzi niba akaririmbo washyiraho wanda wagatura na Vestina cyangwa se ubu se kuki babikoze Vestina adahari? Vestina agiye kuva ku ishuri nawe abizemo. Nako ndavuga Dorcas. N'abarumvazi. Kuki babikoze iyo babikora wenda mbere ho gatoya yuko agenda? Byibuze se azi wanyu umugabo aza kumwerekana iwanyu we yarahari? Dorcas yari atarajya ku ishuri nayo mpamvu babikoze nyine bakaza mu rugo mbere. Dorcas nawe abahari. Yego ako se aba bakobwa bahisha amabanga menshi. Reba gukundana n'umuntu abantu nibabimenye, urumva nuko nzi kuna aba bantu bari muri no showbiz bacukumbura mwa bantu mwe, urumva ukagera naho upanga ubukwe, ukagera naho ujya kwerekana umusore wanyu abantu nibabimenye, ukagera naho mujyana mu murenge abana kari bwabo bimenye mwana abantu bahisha. Irene urahisha we. Irene ariko Irene nta kuntu ibi bintu yaba birimo ngo bipfe kujya hanze uko byibone. Irene abikibanga. Dushyirira akaririmbo turi no ku musozo. Nje nibyo bintu nashaka kukuganiza ariko nanze kugira ibindi bintu byinshi genda nkubaza ngo ubukwe ni ryari, ese ubukwe burahari? Ibyo bintu nanze kugenda ese umusore avuka hehe, iwabo ni hehe? Ari ibintu byinshi cyane nanze kugenda mvuga kugira ngo ibintu bidakomera cyane. Ngaho turirimbiraho gakeya. Ibitonyanga by'imvura y'amacumu babihinduye mu muba w'imigisha. Ndi mu rubanza ingingo zose zinaba waramburaniye nawararurwapfaga wamagaritse bwuma mu mvururu umbera umugisha nababuraniye natacyo bancukuriraga ugihindura miriba ridudubiza amashimwe natacyo bancukuriraga ugihindura miriba ridudubiza amashimwe. Jehova we ndaje wawe nanjye ukwigenga biranze. Dore ubundi indirimbo yabo nkunda byatari indirimbo bitibuye ndayikunda bana babarira niyunkirira wari udusorezaho pe ndakwinginze. Indirimbo bitibuye ndayikunda njya niherera nkakuramo imyenda yose ubundi nkayibyina gake gake. Mabariro kakirireho igihe natsinzi nabonaga imbere yanjye rubasha yarafoye kiragitagesha itangirira nari mfite mu maso y'abantu nuko munangaruye ubuyanja ibuye ryo kwizera yampaye niryo riguhusha Goliyati
ntibyashobokaga ko ntangara kandi data ari umwami ibuye ryo kwizera yamaye ntibyari guhusha Goliyati ntibyashobokaga ko ntangara kandi data ari umwami dore mwamvubuza uruvugiro yaravuze ndakira anyenesha nemye inzira zigoye iherezo ryanjye ku isi ari ry'itangiriro kuri we ikanga ukundi kandi nsagawe n'igitinyiro cye dore umwatsi wuzuye uruvugiro abanzi b'umujura intare yogeranishijwe kuko Uwiteka wagiye afashe igicaniro cye gitegekesha itangiriro nari ifite mu maso y'abantu no kubona ngaruye ubuyanja ibuye ryo kwizera yamaye ntibyari guhusha Goliyati ntibyashobokaga ko ntangara kandi data ari umwami ariko abantu baza ko nyihanganira niba nagiye ndirimba ngiye nkabiririmba nabi siko kazi nkora ariko nuvuga ngo yaririmba ariko ndabizi neza ko ndirimba nabi pe nshobora kuririmba ukagira ngo ni icyugi kitagira amavuta cya kindi bari gukingura cya porotayi urumva cyangwa se nkaririmba nshobora kuririmbira wenda nk'umwana muri anniversaire nk'urugero agahita yitaba Imana ndirimba nabi pe hari akantu nifuza kubwira Vestina mu karirimbo gato ngiye kuririmba ako ko kamuhe ubusa amatajya amatera agahinda n'amanyagwa adutwaye uw'ingenzi bakobwa aduteye agahinda mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe mbe mutoni wacu mbe mico myiza sibira rimwe iye nimumpumurize bakobwa iye nimumpumurize babyeyi iyo ndirimbo yituye nde Vestina banyarwandakazi reka mbabwize ukuri reka gushimira we ikiganiro gihugu nakivuye